yewe wa muntu ndamubonye ndamubonye narababwiye ngo ntagira nababwiye ko nakunda abantu b'abandi mbabwira ko nakunda abantu bahemukira abantu cyangwa abantu batera ibintu batavunikije uranyuma neza yego rero niba umubonye uragira ngo mukorere iki muri aka kanya amafaranga yawe ntabwo yazanye ntabwo yagushimije arayafite amafaranga ariko njye ntabwo najya muri ziriya nzuki rwose mugazi nanjye zanyirira rwose ngaho muri iki gikarito niho tubika amafaranga nasanzemo amafaranga mbona harimo ibipapuro gusa turuza ibintu bijyanye n'akabari baraye banyibye mu gitondo naje muri kontorore ahantu tubika amafaranga nsanga nta mafaranga ahari banyibye 300 ariko ntabwo nzi umuntu wanyibye uwo ari we nimero zanyu twazikuye ku macana atandukanye ku bantu ujya ufasha ushobora gufotora aho hantu bakwiriye akanyoherereza ifoto yaho akambwira n'amazina yawe papa na mama wawe bakwise ubwo amafoto se amaze kumugeraho yego yamaze kumugeraho ndamuhamagaye kugira ngo amungaragarize abandi ngiye ngomba kubakosora kimwe n'abantu babandi nyine baba bita abaganga bashaka kwiba abantu bakabatuburira babwira ngo bashoboye ibintu kandi ntabyo bashoboye naje nohereza ihembe ryanjye karondozi bigendere mukome mu mutima uwo muntu wakwibye ndi kubona ahantu wafotoye si muri iyi karito amafaranga yarari ni muri iyi karito ino foto ndi kubona ikarito niho amafaranga yabikaga yego niho tuyabika ngiye kohereza ihembe ryanjye karondozi mu minota mikeya cyane urasohoka nyuma y'urugo aho utuye n'aho wakoreraga ugende mu ntambwe 10 urabona ahantu hari agashyamba noneho uhita ugenda uwo muntu uramusanga n'amuteye ziri kumurya zimwuzuranyeho n'amafaranga yawe yayazanye yewe nta mikino agira wakana Nuriya yewe we niwe pe ni Jeni koko pe ndamuzi ni umukozi wanjye ye baba we niwe wanyibye koko mana we niwe wanyibye nahamagaye muganga kugira ngo amunyereke none sanze ari umukozi wanjye we mwakorana ni umukozi wanjye nizeraga yabaga muri Kotwari ntago nari nzi ko ari wowe wabinkora ntago uzongera kwiba n'ukuntu yari umwana mwiza ntabwo yibaga sinzi impamvu byawe muteye pe n'ukuntu ari umwana mwiza muga yewe wa muntu ndamubonye ndamubonye urebe amafaranga yawe niba yuzuye tumurikura agende ntuzongere kumukoresha niba wabonye ari umunyangeso yewe reka nze mbikore nkanda akanyenyeri gakoherereza uko ariko ukoze ujya ubampanira abantu nk'aba biba yewe nakubwiye ngo nta mikino ngira ngewe sinkunda abantu biba abandi sinkunda abantu bahemukira abandi yewe ni umuhanyi wa mwana yego dore ndabikoze SMS urayibonye SMS nayibonye nta kibazo yego murakoze reka njye gutera amafaranga yanjye ndebe ko yuzuye wifata amafaranga yawe noneho umwana nawe ubwo tugiye kumukuraho inzuki ubutaha n'abandi barebereho uwo muco wo kwiba cyangwa kwimukira abantu bawucikemo yego reka ngende ndebe ko amafaranga yuzuye menya ko hajya radiyo ngende kwakira n'amahembe ariko rwanditse muri shyamba rw'indi nkoti ku rw'iyindi yego murakoze aha dore inzuki ziragiye shyira hariya ibi ngibi umaze gukora byo kumwiba urabona hari icyizere azongera kukugirira ni ukuri nambabarire n'ubwa mbere nari mbikoze nambabarire rwose mbere dufate uyu mwanzuro nanjye mu kandi kazi amafaranga yanjye ndabona yuzuye ariko ntabwo nakongera kumukoresha icya mbere nuko nabonye amafaranga yanjye niyaza ajya gufata ibintu bye yigendere rwose ntabwo nakongera kumukoresha uri bumuhagati naramuhembye afite itike yiwe arakora ku mafaranga y'umushahara wiwe ngo aguruka ujye gufata imyenda yawe nta kibazo rwose mba nambazi zana ukuboko tuguhagurutse
zana ukuboko tugende mama tugendere yagiye gufata iyo myenda yego murakoze mumanuke neza nahabonye ama